yakora mbere yarogoshaga nimba ari byagiye gukora ubuse nibyo akora nese hita ifite mu mashini ubu ngubu narumvise akora ikira ntabwo nzi akazi akora ariko ngo afite akazi chano irachanose akwekeza nawe afite chano no se yitwa iri yese Martin Comedy ariko icyambere cyo uretse urumva nawe we yasize umugore azi ko nta muntu wamukunda wenda cyane nta wamutera yaravuga ati nyine abyaye kabiri nta muntu uzamukunda rero ibyo ngibyo byatumye amutse nibyo namukundi igituma wamusiganye nicyo mukundira none azabigenza ate ko kamubayeho natege yongera agaruka none na mbere yaragiye ambonye aragaruka baraje yongera atege uratega indege uratega nimba bifite tikaze nyine basana tike nayafite burabanza kikuramo abana mbere none ntabwo ubwo ari bwo bugabo wimugaye nawe Saveni wimugaye nawe jereka mubwire nakora ikosa nashwana n'umuntu twabyaranye uretse ngende umuntu nge narize wongeranye n'abantu batize netse aramukunda ngo yivugire ko akunda shani Nshuti yanjye akunda shani ariko byabayeho nasimba byarabayeho uje guhinga mu murima nawe yahinze umugabo mukuru arakwemeza nyine nari bino umugabo mukuru simbihakanye ubwo turi kububona ubwo bugabo bukuraho icyo bushingiyeho twabibonye rwose abagize gute nawe ati dukora umurenge abamukoreye umurenge wa Danje ura murenge ko bifite amakuru ko atari nawe wawukozera nganyumvira ayo makuru yakura udufaranga duke umugore yari yifite kandi hiti none ndi kuyitekeza ngategezo hiti ufite mubwira hiti ufite ubwo bwana niko sha hiti oya tugeze muri ibyo byo tumate niko sha ariko tugeze mu bindi uvuga asini uvuga ikintu wenda tureke nani iyo mfite ariko nta kintu andusha Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ikaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mudukurikira umunsi ku wundi Saveni kora miyo ngofero nabonaga gutya ari bwo bisanye ingofero gutwaye ko naguza yanjye kuko ndakuyambara ingofero impamvu mba numva nyine mu mutwe hambaye jureka tunahareba ariko ko harimo dread ko zimeze neza ngaho kigekaho ukabyara basi nyirebeshe uko ko ubyo nibyo burara kandi birane byo burara kandi mu minsi mende ndashaka kuba umupapa umuntu uteganya kuba umupapa si we abo ibintu byinshi byarahindutse ibyo nibyo ndara afazari utudire nago wazikora zazikuraho ayi naramuka byemeye kameramani wawe ariko aranderanje mana yanjye nako naramuka byemeye nzabikuraho kabisa umeze utese urebye ndabona ubumeze neza wowe icyangura gihorana ntaga ari ibintu kubera Imana bidasanzwe tumaze kukumenyera netse kubera Imana kabisa urakomeye ndaho ndashima Imana ndetse ko nyine nta muntu by'ubura utuntu tumuvangavanga ari nayo mpamvu cyagena guhamagaye nkakubwira ati ndagushaka kuri nigize amatsiko ndavuga se urukundo byemeye bakubwiye yesi nuko biri kose hari akantu gashyashya ugiye kutugeza ntabwo wenda navuga ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo urukundo ngo byaciyemo yo ngo ibiki n'ibiki ariko nabyo wenda ngiye nizera ko bizakunda ahubwo nuko ni umuntu wanshotoye umuntu wanshotoye mu bwonko ubundi njya kenshi ibintu ntabwo umuntu aramvuga ngo namwihorera ukamvuga nkakwira ukumva kumvuga suranwara iki ariko igihe kigera ukumva umuntu yarengereye ukumva nyine hajemo n'agasuzuguro kandi wenda wowe utari usanzwe umuvugisha wenda umubona uko nguko wenda uvuga ngo hari ibindi mupfa wapi
ukabona umuntu arihandagaje agiye ahantu ku gacano karawo k'amafuti aratangira ukumva aguhereye hasi akugejeje hejuru akuziza yuko wikundira umuntu aba ari amafuti. Umuntu mukuru ufite ubwenge ninde wagukoze mu bwonko ngo undi se ubone yahise yimenya ngo ndi gutereta umugore w'abandi. Ajya uvuga izina ariko kuba ko umuntu aba hari ijya umuvuga mu izina abantu bamumenya. Yitiranwa n'ikinyobwa. Rero yitiranwa n'ikinyobwa. Yitwa nde nyine? Hari Knowless, hari zikaba ikibuze. Hari ibindi bitaba marukoro byitwa ntabwo ziza energy za marite zaki. Ntabwo uzizi. Nibyo nyobwa ntabyo uzi. Wanze kumuvuga mu izina nawe hari yimenye ndabizi neza uzabona ari kumbwira. Adatera umwako. Ese ubwa mbere bwajya kumvuga. Nari namuvuze yari yumvise mvuga izina marite. Ni marite. Nako Aya ntabwo namuvuga. Nubwo ari marite ko se namuvuga. Urumva ngiye mana mutima muwe nigira ariko birambabaza kubona umuntu ariko gora yuko ukunda undi muntu. Nimba yaramutaye akagenda ngiye ntabwo bindeba. Sivyo no kuba mukunda sa makosa yanjye. Nawe nimba yaramukundaga naze yegera urugo rwe arwite. Ikintu uko uri gutereta umugore. Umugore wese ahubwo ndamutereta ngiye nubwo ndamukunda. Simutereta ndamukunda. Urumva bura gutereta ni arukundi kuntu. Rero nimba yaramutaye mwikundira ntabwo ari amakosa yanjye. Cyane ko nubundi byatangiye bitari kigana nanjye nabonye kuri channel ye. Ni byiza ubwo wakibonye. Urumva nanjye nagiye kubona bamaye utu video bikanya ka video buri wese aka video ati no mugabo murapfiki. Urumva bijya no muri famille bigira muranga ati se ko nabonye umugabo uri kwangura uri kumusenyera urugo byagenze gute. Genda babwira ati rero uwo mugabo genda wapi nabanje no kwabati simuzi. Nyuma mbonye babigize inambara nabwo ati ndamuzi ariko ibyo kuvuga ngo ndi kumusenyera ibyo bapfuye simbizi kandi n'abantu bagiye babibona ibyo yagiye akora singoma ngo mbisubiremo nabwo babiziranyeho. Rero niba yaramutaye akagenda ngiye nkamukunda ntabwo ari amakosa yanjye cyane ko atari no bwa mbere byaba bibaye. None agende ngo hiti asuko ku marita akora iki cyakora mbere yarogoshaga niba ari byagiye gukora ubuse nibyo akora. Nese hita ifite mu mashini. Ubu ngubu narumvise akora ikira ntabwo nzi akazi akora ariko ngo afite akazi kajyanye n'ikinyafite mu hiti bashaka. Chano iracano se akwekeza nawe. Afite chano no se. Yitwa iri yose? Martin Comedy. Ekada. Afite chano ni ko kazi ariko iyo hiti se. Ariko aho buri kumwamamariza ahubwo iyo hiti yimuye. Nimba ari yashaka. Nagaro kumwamamariza hiti yavuze kayifite. Ayigize ubungo. Ubundi umuntu hiti yihese. None ngiye Martin nubwo nari muzi. Namumenye mubonanye na Shaniye. Ari nabwo nabazaga Shana ati sura muntu nindi Shanaza no kumbwira kurambwa ati niwe twabyaranye Gentil wajyagaho wajyaga unabona. Urumva araza ahubwo we yaransenyeye. Unetse rundi ninjye wamusenyeye. Ko yasanze ibintu bimeze neza. Nagari wowe. Nagaro wamusenyeye ariko nawe ntabyo yavuze. Wanguki ariko kuba ko ndi kwirukana nereta abagore. Bivuze ngo nereta umugore wese uguruma ndi kumwubakira. Nyine nundi ndi kumusenya niko ari kubivuga. Nyetse undi umuntu asenye ibyasenye. Oya ubu ntago uri kuko we waje nyuma. Nese umuntu nimba ari kukubwira ati ndi kumugendera muri famille. Si byashatse kuvuga nabashatse kuba kuri kumusenyera nyine. Ngo ndi kugenda mu rugo rwe. Ntaramboniwe. Nawe ubwe yaravuze ngo nta hantu nigize murira nawe ndetse undi nihe twari guhurira. Akazi nkora gatandukanye naka. Ako mbere mwari muziranye ataragenda. Ngese ugize mbona nawe ugize ubona mvugana nawe muzi hehe se wibwe ni yabyivugije. Nje naramwumva gukomubona ku mafoto. Aho nawe akubona kuri. Yambona guko nyine. Nawe ukamubona. Akunari ngese naye guhura nawe. Habindi. Yaranse yaga ubwo niwe yaransenye. Yaraje anwarira umuntu tugeze ahantu dutanye gupanga ibintu bizima abaraje aramutwaye none aramutaye nanjye ndashaka kumwisubiza ubwo se makosa mfite nayahe. Urebye no kwiyenza. Oya si ukwiyenza nawe urebye utandukanye n'umugore wawe nka kuriya ukubona hari undi muntu sinzi hari utuvideo njyamana kuri TikTok umutipe agasohora umugore we cyangwa umusheri we yamusora agasanga hanze hari undi mutipe agahita mwinjiza mu nzu ariko icyambere cyo uretse urumva nawe we yasize umugore azi ko nta muntu wamukunda wenda cyane nta wamuteye. Buriya yaravuga ati nyine abyaye kabiri nta muntu uzamukunda. Rero ibyo ngibyo byatumye amuteye nibyo namukundi igituma wamusiganye nicyo mukundira. None azabigenza ate?
ko kamubayeho natege yongera agaruka ubundi na mbere yaragiye ambonye aragaruka baraje yongera atege uratega indege uratega nimba afite tikaze nyine basana tike nayo afite ndetse ubwo nimba uko byena kose burashani yacu twabaye nk'inshuti n'ubwo wandi ibindi bitarakunda ariko ngenzi ko mu bintu tuganira nta kintu amufasha arutwa nanjye wabona bibiri kuba nta kibyo nabashana nawe arabitubwira nta none se nimba wemera kuri umugabo w'umuntu nimba ko kuyita umugabo sibyo wiyita umugabo nagira ngo namwibase nuko kaba kambabaje nako se nimba wiyita umugabo ufite abana babiri n'umugore uzi ko umugore wawe ari umwana w'imfubyi ibyo urabizi neza mu mutwe wawe ukorera amafaranga wenda wagiye muri business zawe yego abari muze niko nagiye numva utwo video kuki nyine atibwiza avuga ati wenda nubwo shana none tutameranye neza ariko se abana bo bapfiki avuga ati wenda umugore ari ibyo turi gupfa pe kuko iby'umugore n'umugabo nawe wabimenye ariko se Gentille na bebe nabo baragendera mu makosa ya nyina na se urumva nyine ubundi akenshi usanga iyo umugore yatandukanye n'umugabo kugira ngo umugabo iyo ari we wagiye cyangwa iyo ari umugore wagiye ikintu cya mbere abanza kwikuramo n'abana kuko abana hari igihe bagutera impuhwe bagatuma wongera ugasubirayo rero nabonye kenshi umuntu abanza kwikuramo abana kugira ngo atagira zamuye zo kongera gusubirayo burabanza akikuramo abana mbere none ntabwo ubwo ari bwo bugabo wimugaye nawe Seveni wimugaye nawe jereka mubwire nakora ikosa nashwana n'umuntu twabyaranye uretse ngende umuntu nge narize wongeranye n'abantu batize Marite ntago yize sicyo ari izina mvuze mvuze abatekereza nkabo nge nagize amere wo kujya mu ishuri ndiga ngira ubumenyi naragura hanze nyanubwo naragura mu ishuri nimgereranya nabo rero bagifite ubwenge bwo gutabagore bababyariye abana beza nk'abari urumva ngiye mu bwenge cyangwa mu bumenyi mfite cyangwa umva ngiye icyo nzi nashwana n'umuntu twabyaranye pe bibaho abantu bakuru barashwana ibiki n'ibiki ariko se abana banjye nyine nabamenye babigenderamo nyine kandi batabirimo ubwo nibwo bugabo se nibwo buhiti izo hiti nizo dukeneye cyo dukeneye hiti yitanga n'umusaruro kuri mwubakira ariko burya ndiko nawe kandi buriya akantu ko yavuze katari ko akina comedy undi hita avuga akina comedy yageze shyira kuri channel ye atazikina nabandi bahari views 8 ni mama we ni papa we ni mushiki we ni mumuna we na shera afite muri aka kayi ko none se mamye ko yababereye aho nawe ni umuntu urumva yirwanaho kandi nawe se nanamuveba no mugabo nanjye byamba icyo namugaye no kuvuga ngo souvenir ngo abantu bagiye muri comment ngira ikintu nkora kimuza n'abantu urumva nawe nagenda yihandagaza avuga ibyo ibizo hit ni comedy views enye nawe akongera hiye ya email ye ya gatanu abo nundi abo basanzwe bamuzi wenda hit na hit mani abafite hit turabazi nibanyakubahwa n'abahanzi tuze abaririmbyi twemera abakinnyi runaka ni ibihugu bizwi ibyo nibyo by'ibistar nawe urakishakisha nagaribona nuribona neza uraho mu marido oya mu marido sari mu marido no kwangurira ahantu inyuma nago uragaragara Ose ucyushaka souvenir shana umwana ari umuntu yataragaragara neza baraho inyuma nyine aho ngaho inyuma y'amarido nyine butaragaragara atagaragara neza mu bantu nyine umubona je ubundi ukuntu nakabyumvise ubundi akuriye nyine we atakiri kumwe na madamu n'abana kubw'impamvu ze na madamu tutaramenya kuko buriye ubundi ikintu navuga hagati ya Marite na Shaniye ubundi ikintu nyamukuru cyatumye batandukana kiretse bari kumwe gutya twicaye ari babiri bakakitubwira bombi naho kugira ngo Shaniye azatubwire ibye hari wenda ashaka kubeshyira Marite cyangwa Marite akabeshyira Shaniye kiretse bose babitubwiye bari kumwe cyane ko bajyana gushwana sinari ikindi kintu rero gishoboka na none ngiye kubwanjye nka Marite wenda kubw'ikibazo yagiranye n'umugore bagatandukana ibyo ni ibintu biho nta nubwo ari nta nkaciye mabere ni kuko ni ibintu bisanga kuba yatandukana n'umugore ni kubigwa ikibazo bagiranye akabona ko hari undi muntu ushaka kugira ngo yite ku mugore byakamushimishije kubera ko uje kwita ku bana umugore wawe niba avuga ati nishwe n'inzara nta mafaranga y'inzu abana ntaki ukagira imana ukabona hari undi muntu uje iwawe agafasha umugore wawe ibyo udashoboye ntekereza ko ubwo byakamushimishije ahubwo aguye kukugura akuza akantu akira
oya nukuri none se ubu ejo nabona wenda urugero turi nk'ahantu nasohokanye abana abana bakeneye ibyishimo nubwo atari abanjye ariko nyine uravuga ngo ufate umwana wese nk'uwawe nimba nkunda mama wabo nabo ngomba kubakunda reka ngijya gurisha ihera ku rugo ugomba guhera ku bana uruzi ukuntu Jante twari inshuti yari besto uriya Jante ni besto wanjye no simukira uriya Jante ni besto wanjye uriya turi inshuti byatari ahubwo akoreka ndeke kuvuga abana ariko ubundi turi inshuti nanakwibariza uko ndabizi biri kiganza dukoze uriya mugabo we arakireba wa mugani ashaka no kurakara avuga ati kara gatipe gashaka kuba gashaka kumbeshyera umugore kamuryarya kazaza kakamubabaza wenda kamufitiye n'impuhwe tubwize ukuri nkawe ubwawe atamugiriye se gihare samutanye umwana w'amezi angahe umuntu utakugiriye impuhwe gutyo se bwazigiza ari uko ambonye byashoboka wenda reka mbwire gashani ni mwiza ushobora usanga atari nanjye umutereta gusa wenda njyewe ninjye ugaragara ariko wasanga no hanze hari n'abandi bamutereta umukobwa nagiye batamutereta n'umugore ari umugore umunsi ku munsi yakira bamubwira ngo baramukunze none se ubwo rero wenda nuko njye ari njye abona ubwo se nimba ari n'abandi nabo se ni hiti tubwire ku giti cyawe na Marite kuko uko biri kose araza kubyumva shani uramukunda byanyabyo kubera ko nawe na shani impamvu atakwizera urabona nawe yanyuzemo nyine by'uriya mugabo ukuntu yagiye nawe ameze nk'uwahuye n'akabazo mu mutwe oya ntabwo arwaye nyine yahuye n'akabazo ngo yagize ute oya ntabwo mvuze ko arwaye mu mutwe nyine yahuye n'akabazo kihungabana ya ukuntu uhura n'ibibazo oya nibyo guhungabana nanjye bimbaho byerekeranye n'abagabo ushobora n'ibibazo byinshi ukara kwirirwa ubitekereza ukagira akanyine kihungabana nako nabindi byerekeranye n'abagabo ntago akanyama kamuvuyemo ahubwo wowe tubwire urukundo mukunda kugira ngo nawe ahari wenda azashyira avuga ati wa mugani noneho kuko nanjye rwose namuganirije numva rwose ntago akwizera mbese ntabwo anyizera ariko ntekereza ko azagenda abibona kandi nanone ngewe ukuntu umeze iyo nakunze umuntu nta bintu bya pressure ni gake gake kuko nyuma nizeye ko igihe kizagera bigakunda rero nawe nzi ko azagera akanyumva naho iby'uwo wundi rero nawe ambabara ahubwo nabona bimeze neza azaje kunyivangira mu byanjye kubera ko nanjye sinize nivanga mu bye nimba wari ufite umurima uwuhinga kandi ukera ukirara ukagenda ukawuta nongera ngo uwuhinge hakaza umuntu watisha akawatisha kandi bigatanga umusaruro ntuzaze kubisarura ngo ni ibyawe byawe se he bivuze kuri guhinga natazagira uzagasarura twese rega twese twaratishaga ubwo nimba yarashizemo yewe mfite dukeranye nkagenda nkatisha uracyari kugerageza ngiye bikaba bikaramuka bikunze ntazaze gusarura ibyo atagize ibyo atahinze genda bimubwiye sibyo rata muciriye amarenga bivuze ngo aye yashizemo cyashoboka none se ko ni wowe wijyanye ariko ntabamujyanye wibaza kugenda ukajya no hanze y'igihugu use basi yajya mu ngororero cyangwa akagira usizi urajya kujya iyo yose uhunze isanze kiko kugaruka bizamugora atabanguka ngo nazinduka araza se nawe ntibarakwemerera uracyari oya njye ntabwo ndi kwivuga kuko we ntabwo shana dukundana ariko ni inshuti yanjye ndi kwivuga nk'umuntu n'undi nk'uko navugira n'undi wese rega shani yahuye n'ibibazo byinshi yarahangayitse uriya mwana akiri na mutoya yabanje guhura n'ibibazo mbere buriya mbere ngenda mumenye mbere yanyu mwese buri muntu wese wamenye shani nta muntu wananze kumumenya yego rero kuba ngewe mfite ibyo naganiriye nawe mbere yuko mwe munamumenye hari n'ibyo tutajya tuvugira hano iby'amabanga mwana binarenze mwanamenya mko ati rero nta mpamvu yo kugira ngo umuntu azeze wapi nihangane nimba wenda abona bigize ariko ambabarire ngiye icyo nakoze no gukunda nta kindi sinamusenyeye sinigeze ntabwo nashakaga no kumuvuga nuko nabibonye birambabaza ntabwo nakagomye kuba tuvugana ntabwo byabura gusa nyine icy'ingenzi nkuriya ni nk'iki nyine twavugana ubundi ni ikibona nabwa andusha navuga ngo abenda hamwe ni iki abenda hamwe ni abagabo babiri batereta umugore umwe cyangwa bakunda umugore umwe ndetse aramukunda ngo yivugire ko akunda shani
inshuti yanjye ukunda shani ariko byabayeho nasimba byarabayeho uje guhinga mu murima nawe yahinzemo yaretse ibyanjye bikera yaretse bikera nk'isarurira akazajya guhinga ahandi ko umurima atari umwe ngiyewe nasanze barabitaye kiretse izano yari kundenganya n'abantu baza kutu ahubwo nge mbona ari wowe urimo kumufasha kuko bwa ubungu urabureba azatajya kuri ka gacano yatwaye kabandi ubundi iracano yakagomye kubira bitunga abana nanone da kuko yari yabana yari y'umuryango arayitwaye kiri yagenda nako gacana kagasiga none ari kwirwa kavugiraho ubuntu bw'amafuta ubu araje no barasubireho we uraramukwi wakana uhangara umuntu kubera ko ikintu nemera cyo ndusha umuntu wageze mu rugo afite ikintu akurusha ntabwo arakana ni umuntu w'umugabo ariko witwara nk'abana ariko ntago ari umwana ese ukurikije uko avuga ngo ntago ari umwana ni umuntu mukuru umuntu wubatse ufite abana babiri ntago namutinyuka aho ngaho mitankiro stop ndabimwubahira ahubwo nuko ubu uri umuntu w'umugabo ahubwo akora ibintu by'abana itagaragaza nyine bitakugaragaza nk'umuntu w'umugabo hanyuma nkuko avuga yuko nyine nkuko uri kuvuga ngo wahinze imyaka none ariko se keza nawe yego wenda ushobora no kubariza abantu ako nawe ari byinshi wirengagiza shani tumenyana cyangwa aza urambye ukuntu yari ameze ariko umenye ko yabanje kumenyana n'umugabo we yego bamenyanye mbere amutera inda si yahise amuta njye naje nsanga uwo mwana ahari shani ari mu buzima neno buriya rero mwe ntago mu muntu shani aburandamu ndaza gushaka amafoto nzagashyira kuri thumbnail rero ibyuzi rero nibyo wabonye nyuma shani yanjye muzi mana warabizi wagira ngo muzakivuka ariko mu buzima bugoye pe bugoye hamwe no kubona igihumbi byagari danda barahuye rero ndabimukundira ngiye mukunda muri ubwo buzima man ari ibintu bibabaje ariko nkavuga ati ngiye mpfa kuba naramukunze Imana izatugirira neza nabone titaye ko babyaranye ntabwo nari nkeneye kumumenya kuko niyo namubazaga ati se papa w'umwana yose yambwira ati mbaranye tumuvugeho rero nanjye ndamwihorera man icyo gihe se ni mubyibuka kuntu najyaga mfatwa umuceri home baguze nk'ibiro 2 ngafata minusu nkayijyana barabizi ibyo twagiye tubisobanura yego umwana uramutereta umushyira ku murongo turakundana agenda umushobozi bwanye dufatanya urana we n'umwana ugira ubuntu nawe afite nk'igihumbi disi mwakisangira urumva tugafashanya cyo turakundana birakomera ubuzima burahinduka mo gake abantu bajya babibona n'inyuma physically bugenda bihinduka uwo muntu rero nimba yarabonye wenda bigenze neza abaje nk'iyagatera abaragarutse ariko shani yawe nawe yaramaze kugarukamo amaze kuba neza cyane umugabo rero abonye ahari abagabo dukunda abantu basa neza we aho byeze nyine abonye byeze ati reka nzi ati uwo nuwanjye aho yaciye niyaco rwanda ariko ni nabyo yari uwe nuko nabagore nanone mugira mu mutwe nansi kuntu hamera ntago ari mu mutwe mugira ibitekerezo mutima woroshye abamuhaye karibu bituma umwana wanjye nawe ari nanjye wamukunze muri ibyo bihe byose baranamutaye anyibagirwa nanjye mbaharuga umugabo mukuru arakwemeza nyine nari bine umugabo mukuru simbihakanye ubwo turi kububona ubwo bugabo bukuraho icyo bushingiyeho twabibonye rwose abagize gute nawe ati dukora umurenge abamukoreye umurenge wa danje uriya murenge ko bifite amakuru ko atari nawe wawukozera nganyumvira ayo makuru yakura udufaranga duke umugore yari yifitiye akamubwira ati tuzana icyakora hari abantu babadihara kandi n'abantu babafashije bari hanze hanyuma si Marita icyo gihe yari amaze kugira hano ari umuntu wari umuzi ngo aramufashe bivuze ngo byakozwe nande n'umugore urebye nyine urumva yese bivuze ngo umugore yashatse umugabo umugore yagize ati ubwo umugore niwe nyine umugore niwe washatse kuko Marita nimba yaraje nta kintu ngashana twaraganiraga manje urumva shani yawe abantu bari bateye bamuzi yamuteye ndabona ubukene bumeze nabi umugabo ahita kwepfa abonye atari kubona utuntu duke yaragaruka yego utuntu nanone ejo bundi dutangiye kugenda tumera nk'utubura arongera aragiye ngiye kuko namenyere kwikunda none nawe ubaye ingaru urongera uragarutse shani ngiye nuko ngiye nkunze umuntu agendera ku ibyo ngo ameze gute ngiye namukunze ko yari n'ubundi kumukunda ari guca muri biriya bibazo byose kandi shani nawe arabizi no mu bintu tuye tugana namwe ati cyo kora we nubwo urukundo rungora bano bari tutakundana ariko nkubahira ko byibura ugerageza muri bya bihe bibi ugira umutima wowe uzuje muri bya bihe bibi nicyo cyiza hari abantu baza mu bihe simusiga yego urumva ngiye kuvana kera ngiyewe nanjye niyo mbaho nawe wenda nawamenya ariko sinigeze mbura wenda kingu rero niyo mpamvu
urumva uriya ngare no akantu kandi hiti none ndi kuyitekereza ngatekereza hiti ufite mubwire hiti ufite ubwo bwana niko sha hiti oya tugeze muri ibyo byahita mutama niko sha ariko tugeze mu bindi uvuga aseni ubwo ikintu wenda tureke nani iyo mfite pe ariko nta kintu ndusha baduteretse hano kubati bakamutereka bagahera hejuru bakagera hasi yaheza aratega tike urabizi ko ayifite ngo ni senkani harya ngo ni 60 kuza gusa ni ndabivuze nishani niwe yamubwiye ngo niba ari 60 yiti iki atanafite akongera nayamuha nawe ntukajye serious nawe gifuka ibintu wakora nayamuha Marite namufasha nago je nawe ndi umwana mu abari agasuzuguro nta muguru urafasha Marite urafasha Marite umuntu w'umugabo nanjye ndabuze abaramutse atayafite kuko yayabura ntago yayagusaba sha nago twaga ngasanga n'abana ishuri birakomeye amaze iminsi arembye na no kumwereza n'ibihumbi 10 ngo wenda anivuze umuntu mwabanye mu bintu imana mu bintu nk'ibyo urabizi ko afite umwana muto afite undi mukuru uniga aravunitse uri kubibona unibwirije n'ibihumbi 10 by'amanyarwanda ngo byohereze byibura mu bushobozi ushyara yabuze wasanga na Marite nawe afite ibindi bibazo rega nuko yenda tureba nyine ku ruhande rwa Shana nabyumva wasanga nawe ko nge Marite nago tuvugana munsi yanyahamagariye nge buriya rero niyo amamagara najye no hariya kuri karagacuno akamanga kamatisa souvenir imeze gute wandekeho yego akambwira nyine nkabanza nanjye nkamenya ngo umundi kibazo kirimo niki wese ngewe nimba nganiriye na nyirubwita kamwe ati ngewe na muntu w'umugabo shaka yavuze umuntu w'umugabo byumvikane ko na wa wundi wari uhari atamukeneye rero nditeretera ku giti cyanjye none ako ne wanangiye nyine ni were azajya nkubitira hano hafite sabu abona sabu 8 mu kwitana mbona mfite sabu hafi 100 ikintu yari gukora we mwari kuganira nk'abagabo mukabikemura kavuga ati rero souvenir kuri telefone mfitanye nawe ubundi oya gifitanye nanjye na cyo mfitanye nawe ubwo wagifitanye nawe yego kuko wambona nk'umuntu umwana mubi kandi ndarengana ngabana nibambwira amakosa mfite kumurira ibiryo yatetse uko yiri warabizi uko yarabizi abantu uko bamize arabizi ibipasha yayitanze byibura bavuga ati yaratogosheje ariko abikuroba bidahiye waje ufite ibirungo yakwitonze bakabikaranga akabona byahinduye nibara natuza hamwe Marite mubabarire none aratwica yica nde ararema aricara areba ibyo mwamwijya nibiki ngiyewe rero yuncotoye mubabarire basi yandi umuntu utuje n'abantu wenda barabizi ariko none yuncotoye mita sibyo mubabarire basi muvani n'inshuti yumvise ngiye nta nicyo mpfa nawe wiyihangane niba kimukunda abyerekanye yego undi yahubwo amwiteho ubundi bene naribi ndumva twanasoza ariko twanasoza kubera ko Marite mureke ubwo nyine washaka kumusubiza wamusubije ako mbabare ntazunye kuko niyongera nabwo nago yabyongera azatuma nanone muri aya ngaya muri abantu babagabo dore nawe rero ushaka gusuzuma aya nazongera niyongera nakazi niyongera urakaza umurego wo gutereta ahubwo no umva ngibaze no iko abo yababe ngo uko nateresa gusa no dukunda navuga akanabyanga none umugore ibaza umugore abyemeye azakurasa akunyashana nawe atinya umugabo avuga ati nimbyemera nende ragenda ukunda atinya ariko buryo umugabo amategeko no umugabo we ariko nimba shana avuga ati ngewe natanye no kubikurikirana nuko byumvikana ko hagati yabo nta rundi rukundo ruhari kandi urukundo rwanze nago baruhatiriza ureke niyo nanye bitakunda bibaho ariko nanone nibitume dushwana duterana amagambo uragenda ukamvuga ukanamvuga nukamvuga une nanze kukuvuga ariko nyine reka dusoreze hano gira ijambo ibwirira Shania dusoze Shania ndagukunda kandi nzakuza mukunde ibyiza biri imbere twasoje reka mbashimire mwese Marite wihangane kuba twakuvuzeho nyine souvenir byari byamabaje kuba waramuvuze ariko reka twizere ko byarangiye mwese mwabiretse kubera ko marapfa ubusa ari wowe umugore n'ubundi wawe ntiyamwemeye ntaranamwemera ntituzi nimba azanamwemera mushatse rero mwese mwatuza ahubwo mubwishakira ubuzima ndumva aricyo kizima cyangwa se mukazana biganiro nk'abagabo mutiriwe mujya kuvugana ngakavuga uyu ndakavuga uyu nguyu nta mpamvu reka dusoreze hano tuzonje